Ishuri rikuru Pias ni kimwe mu bikorwa by'ingenzi bigaragaza gushyira hamwe kw'amatorero y'Abaprotestani mu Rwanda. Mu mizo ya mbere iri shuri ryatangiye ritanga ubumenyi mu by'iyobokamana. Mu myaka 8 ishize Pias yaragutse ku rwego rugaragara ndetse ubumenyi bw'ingeri zitandukanye itanga buhizina igikoro n'igikundiro cyayo bisanga n'ingoyi. Pias yashizwe mu mwaka wa 2010 ariko ni ishuri rifite amateka maremare kuko ryatangiye mu mwaka w'1970 ryitwa ishuri rya teolojiya rishyizweho n'amatorero y'Abaprotestani mu Rwanda kuko icyo gihe mbere yaho bakundaga kohereza abanyeshuri babo bashaka kugira ubupasiteri bakabohereza muri Cameroon cyangwa muri Congo ahitwa Indesha. Mu mwaka w'1990 ETB ihinduka faculty ya teoloji ku rwego rwa kaminuza. Hanyuma rero ishuri ryongeye gutangira nyuma ya jenoside muri 1995 mu kwezi kwa 11. Mu mwaka wa 2010 rero nibwo hafunguwe andi mashami abiri iry'uburezi n'iry'iterambere ryiyongera kuri iryo rya teoloji biba amashami 3 hanyuma n'izina rirahinduka biva kuri faculty ya teoloji yitwa Pias, Protestant Institute of Arts and Social Sciences. Muri gahunda y'Abaprotestani ubutumwa n'ubujyana n'ibikorwa. Rero ibyo bikorwa bifatika ari mu burezi ari mu iterambere mbese bizamura ubuzima bw'umuntu bijyana rwose nivuga butumwa ariko ubutumwa bugaragara no mu bikorwa. Aho iteretse Huye mu majyepfo y'u Rwanda, Pias ntiteye amabengeza gusa ahubwo yikwije ibikorwa remezo bituma bahisemo kwiminurizamo biyungura ubumenyi bwuzuye aho iby'umubiri byuzuzanya n'ibyaro. Tugendera ku ndangagaciro za Gikristo. Bivuga ko umuntu wiga muri Pias rero aba yiga ibintu bibiri, haba mu buzima busanzwe ndetse no mu mibanire n'abandi bikanamufasha no gukizwa. Amashami yayo ni ya Pias umwihariko mu burezi mpuzamahanga. Uretse ku cyicaro gikuru i Huye, Pias yagabye amashami Rubengera muri Karongi kandi mu mizo ya vuba yiteguye no gutera amatako mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Kwigisha inyigisho zirimo iyobokamana ku gice kigendanye na undergraduate muri development, ibigendanye n'iterambere ry'icyaro ndetse n'iterambere muri rusange. Dufitemo porogaramu igendanye no kubungabunga ibidukikije n'umutungo kamere, dufitemo porogaramu zigendanye no gutunganya imijyi, hanyuma tukageramo porogaramu nanone igendanye no kubungabunga amahoro n'iterambere. Igice cya gatatu ni porogaramu zigendanye n'uburezi, harimo porogaramu zitegura abarimu mu kwigisha amasomo y'iterambere, icungamutungo, business studies. Harimo porogaramu zigendanye no kwigisha ubumenyi bw'isi n'amateka, geography and history. Harimo porogaramu zigendanye no kwigisha indimi, cyane tukitsa kuri English and Kinyarwanda. Tukagira nanone porogaramu zitegura abayobozi b'amashuri. Made in Rwanda mu burezi, Pias yayiteye imboni hakiri kare maze ku bufatanye na kaminuza ya Bamberg mu Budage ishyiraho gahunda yo gukoranyiriza hamwe abantu bavuye imihanda yose y'isi mu masomo agamije guteza imbere ireme ry'uburezi. Et ce qui m'intéresse à Rwanda, la qualité commence déjà à se développer en regardant tout simplement l'environnement qui est très propre, les gens accueillants et c'est très motivant pour les études et c'est perfectionnant aussi. It's so wonderful and so amazing here in Rwanda. You know, the whole world knows about the standards of Rwanda in Africa and they are second to none. And I'm really privileged to come and live the experience here in Rwanda and specifically in Pias at Butare. Rwanda is an enabling environment for education to take place, given that there is tranquility, there is peace, the people are hospitable and loving and can really accommodate international students. Iyi gahunda iha abanyeshuri ishusho rusange y'uko ireme ry'uburezi mu duce dutandukanye tw'isi ihagaze, ikabazamura ikabageza ku rwego rwo gukora igikwiye mu bihugu baturukamo. Iyi porogaramu ya masters umwihariko ifite kugeza ubu kuva yatangira imyaka 5 ishize muri 2013 imaze kwigisha abanyeshuri baturuka mu bihugu 9 bya Afurika. Ikindi umwihariko wayo ni uko igamije gufasha kugira ngo abayigamo nibangiza amasomo nibasubira iwabo
bafashe abarimu abakora mu burezi abanyeshuri abavyeyi kwicara hamwe bagateza icyakorwa kugira ngo bazamure iryo reme mu bihugu bakomokamo. Hari icyo bita multimedia center, iki ni icyumba cyahariwe kurahura ubumenyi hifashishije ikoranabuhanga. Ibi bikajyana no kunonosora indimi mu buryo bugezweho muri PIAS. Ugendeye kuri ibi bikoresho dufite muri PIAS bituma ibyo twabonye kuri tele tugerageza no kureba ku bindi bihugu kuri internet tukareba ukuntu bishobora kuba bikorwa. It's an university that gives opportunity to students and that also shape their mind in the way that they could develop their career in not only theoretically based but also practically, such as this multimedia center that you see here. Imbere ya mudasobwa ye n'udukoresho yifashisha mu kumvira mu matwi, umunyeshuri abasha gukurikira gahunda yateguwe by'umwihariko mu kwitsa no kudidibuza neza indimi z'amahanga. Iki cyumba cy'ikoranabuhanga tukita mu cyongereza Multimedia Educational Center, ni icyumba kigamije gufasha ireme ry'uburezi mu buryo bwo kongera cyane cyane ubushakashatsi, ariko bikaba ari ukwifashisha cyane cyane ikoranabuhanga kugira ngo amasomo arusheho kumvikana neza muri rusange. Inyigisho zitangirwa muri PIAS yiteguye ku buryo zisubiza ibibazo bihari. Uretse gukuraho icyuho mu ireme ry'uburezi, izi nyigisho zitanga n'igisubizo ku cyerekezo cy'uko abayobozi b'amadini n'amatorero ndetse n'abigisha baba barize ibijyanye n'iyobokamana. Nk'ishami ry'uburezi tubigisha uburyo bazajya kwigisha abo bandi tugendeye kuri icyo bita ubumenyi ngiro, ariko competence based, ziri methodes ziri active. Hambere aho urabizi ko kwasohotse itegeko rigaragaza ko abayoboye amatorero n'abigisha bakwiye guhabwa inyigisho za teolojiya zisobanutse. Igisubizo dufite rero ni uko dutegura inyigisho zifasha abantu kuba biteguye kuba abayobozi b'amatorero bafite ubumenyi kandi bazi neza gahunda z'igihugu kugira ngo koko bayobore abantu mu cyerekezo cyiza cy'iterambere. Ibyiza bya PIAS nta bivuga ngo birondore, ariko uburyo bwo kwagura imitekerereze y'abanyeshuri mu ruhando mpuzamahanga ni ntagereranywa. Kwiga nko mu mashuri nk'aya ngaya ya za kaminuza, amashuri makuru birahenze. Yavuga ati kugira ngo dutume abantu bose bagira access ku mashuri makuru no ku nyigisho za kaminuza, tugabanya amafaranga za 300 n'ibihumbi 45 byo kwiyandikisha. Undi mwihariko nuko abarangije hano tushobora kubangasha. After graduating last year in October, I got a job here. I'm now working with my former lecturers and other administrative staff. Babivuze ukuri ngutazi yava ntamenye yagana. PIAS yashyize ingufu mu gusesengura no gutanga ubumenyi bugamije gukumira no gukemura ibibazo by'amakimbirane ibinyujije mu nyigisho n'ikigo kibishinzwe by'umwihariko. Inviting students from different faculties but also people from outside like local government institutions and non-governmental organizations for different workshops, for example in the Alternatives to Violence program, and supporting the Peace Club also on critical thinking. Ubushakashatsi ni inkingi ya mwamba muri PIAS. Ibivuye mu bushakashatsi byifashishwa nk'ishingiro ryo gushaka ibisubizo byugarije abaturage. Twakoze ubushakashatsi ku bijyanye n'ibiyobyabwenge hano mu gihugu, muzi ko ari ikibazo gikomeye. Dukora ubushakashatsi ku bijyanye n'amakimbirane mu miryango, n'izi gahunda zitandukanye za leta twebwe nk'abanyarwanda twikuramo homegrown solution. Ibyo ni bimwe mu byo twagiye dukoraho ubushakashatsi. Ubu twatangiye gahunda yo gutumira abantu bamwe na bamwe bakaza hano tukaganira kuri ubwo bushakashatsi mu buryo bw'amahugurwa. Ari abashinze PIAS ndetse n'ubuyobozi bwayo bavuga ko batazakura mu urugamba rwo gusizanira impinduka nziza. Mu minsi iri imbere turateganya gufungura ishami rya kane rijyana na architecture na green technologies. Murabona yuko igihugu cyacu cyashyize imbaraga mu byerekeranye no kubungabunga ibidukikije no kubungabunga umutungo kamere. Natwe rero turashaka gutanga umusanzu ufatika muri iyo domaine, ariko tubashaka no gufungura izindi porogaramu muri masters, cyane cyane yuko ubu ngubu muri teoloji dufite porogaramu ebyiri tugiye gutangiza za masters muri uko kwezi kwa 11, ariko dufite na post graduate mu burezi, mu ishami ry'uburezi
twifuza yuko tuzatangira n'izindi porogaramu za masters mu burezi ndetse no muri development. Ntawe avuga ibyiza bya PIAS ngo yibagirwe amacumbi meza yujuje ibisabwa ku banyeshuri baturuka kure ha imbere mu gihugu ndetse no mu mahanga. PIAS ntituzakura mu ruge mu guteza imbere uburezi.